turi kuri cya gitabo cyacu cya addiction, twavuze addiction zitandukanye. Abantu batabonye izo video basubire kujya kuzireba. Turi kuri addiction y'urukundo, love. Ubushize nari nakoze video mvuga ku rukundo rwa caretaking, kwitabwaho cyangwa se kwita ku bandi. Uyu munsi ngiye kuvuga izindi addiction abana b'abangavu n'ingimbi bahura nazo mu gihe bari mu myaka 11 kugeza kuri 20. Okay, mu gihe umwana batarisobanukirwa ari muri transition yo kuva mu bwana ajya kuba umuntu mukuru. Hama lovelies, amazina yanjye nitwa Sandrine, ni muri mushyashya nganda kwakiriye. Numara kureba iyi video ukumva urayikunze ude subscribe, okay? Kandi nimba uri mushyashya ngaha nako usanzwe ahangaha urakoze kongera kureba iyi video, wisangiza umuntu uzi nimba ayikeneye cyangwa se ushaka kugira ikintu imumarira, okay? So love addiction cyangwa se urukundo mu gihe abana bari mu myaka 11 abangavu n'ingimbi 11 kugeza kuri 20 bagira utuntu twa love, utuntu tw'urukundo bakatwitiranya n'urukundo rwa nyarwo. Hano ugasanga urwo rukundo ruramusajije, rimuteza stress, rimwe na rimwe akava mu ishuri cyangwa se kwiga bikatangira kumunanira, agatangira gutsindwa mu ishuri kubera urukundo. Ariko ibintu byinshi duhura nabyo bimeze nk'urukundo muri icyo gihe cy'ubwangavu nago aba ari real love, nago ari urukundo rwa nyarwo. Niyo mpamvu nifuje ko kino gitabo turi gusoma cyarebwa n'abana b'abangavu apana abantu bakuru. Nyamara abantu bakunda kundeba ari abantu bafite imyaka hagati ya 25 na 35. Niyo abantu benshi bakunze kureba YouTube channel, ariko I wish ko abana b'abangavu bareba izi video kugira ngo basobanukirwe utuntu tumwe na tumwe tujya tubabaho, kugira ngo babashe kutumanaginga, cyangwa se nibe nabo byuze babazi biri kubabaho batagwa muri ayo moshya cyangwa se ngo bangirike kandi bangijwe n'ibintu badafitanye future nabyo, badafitanye ejo hazaza nabyo, bidafite ikintu kimwe bizamarira mu myaka 5 cyangwa 10 igiye kuza. So uyu munsi ngiye kuvuga ku nkundo zitandukanye, nzivugaho gake ko zino zo ni nyinshi. Ubushize caretaking nayivuze yonyine kubera ko yari ndende, ubwayo yonyine yari ndende, ariko izo ngiye kuvugaho ziraba ziri nko muri 5 cyangwa 6, ariko ndazivugaho gake, okay? Urukundo uhurana rwo kubera ko umuntu akugiriye impuhwe. Wari waba muri situation yaho hari nk'umwana wanzwe ku ishuri cyangwa se nyine nk'umwana udafite nk'umuntu umufasha, noneho ukabona ukajya nko kumufasha kubera ko umugiriye neza cyangwa se kubera ko nyine ubona ababaje ukamufasha. Iyi love ndi kuvuga muri kino gihe nago ari love hagati y'umuhungu n'umukobwa gusa, irabiri bino mu bashuti basanzwe, abakobwa bagenzi bawe cyangwa se abahungu bagenzi bawe, ubushuti bwo ku ishuri. Kuko love yose ni love, hari love ukunda ababyeyi, hari love ukunda inshuti zawe, na love ukunda umukunzi wawe, zose randi buzivugeho. Iyi rero love, iyi love yo kuba umuntu akugiriye impuhwe ni igihe umuntu umufasha kubera ko ari mu gihe kigoye akeneye ubufasha, nta wundi muntu afite wo kumufasha. Noneho wamugirira neza akagira ngo uri inshuti ye, agatanya kukwiruka, agatanya gufata nk'umuntu inshuti yawe, yakubwira ibintu by'amabanga ye kandi wowe utari inshuti ye. Ntabwo zindi ibyo ngiye byakubaho ku buryo umuntu anakubangamira ko wese uyu muntu ntamufashije none akagira ngo ngende inshuti ye, twajyana ahantu yampamagara isa ngo tukajyana, ngo sinzi ibicyo arambwira amabanga ye, ngiye n'amabanga nkeneye kumenya na muntu si inshuti yanjye, naramufashije gutyo gusa birarangira. Don't confuse that with love. Kuba umuntu agufashije ntabwo bivuze yuko ari inshuti yawe. Hari igihe ugira ngo umuntu inshuti yawe bikarangira umubangamiye, cyangwa se agatanya kukwavoidinga, agatanya kuguhunga no kukwirengagiza, bigatuma ugira akantu k'akadepression. Impamvu ibi nari ingenzi kubivuga mu gihe cy'ubwangavu ni uko kenshi ibi bintu abana bazi ko ari urukundo bagasanga atari urukundo, bikarangira babaye rejected n'inshuti zabo, bibatera amadepression menshi. Nkuko maze kubivuga, ugasanga ishuri araryanze, ikigo aracyanzeje kugutesha umutwe ngo ajya gutesha umutwe ababyeyi be ngo mpindurire ikigo, ariko nyamara ari uko yabaye rejected cyangwa se yanzwe n'umuntu yashakaga, okay? So kuba umuntu agufashije ntabwo bivuze yuko ari inshuti yawe, ntabwo bivuze yuko agukunda. Love ya admiration, crush, kumwe abana babagirana ngo utuntu tw'uducrush. Hari utuntu tw'uducrush tuba turi mu kigo, kugira umuntu crush, what? Nta muhungu ni mwiza. Ama crush anaba mu mezi ya mbere, mu gihembwe cya mbere, mu mezi 2 ya mbere cyangwa kwezi kwa mbere, ukatugera mu kigo ukabona agahungu keza cyangwa se ukabona agakobwa keza tukajyaho crush, noneho wa muntu wagiriye crush mukajya nk'ibintu muhuriramo, akaba yakwereka nk'ikintu akakuvugisha neza cyangwa se akagukorera ikintu gisa nka geste y'urukundo cyangwa nka geste y'akantu keza. Noneho kuko uba umufiteho crush ukatugira ngo aragukunda, ukahita ugira ngo akwiyumvamo nk'uko umwiyumvamo. No, it doesn't work like that.
ugasanga wa wundi wari umufiteho crush amukunda isagira ngo baba basheri bakundana undi akamwati reka undi akakomeza amwereka ko nubwo ubushize I treated you well ariko ntabwo bivuze yuko dushiraho cyangwa mfite feelings nk'izawe cyangwa aje ukabona teretanya n'undi mukobwa bikagushyira muri depression. Utu depression abana b'abangavu bahura natwo ni ingenzi kutwitaho kuko turabangiza tutuma batumurongo bikabacanga. Niyo mpamvu mba ndi kubivuga. So crush ko umuntu mufiteho crush nibivuze kumukunda. Admiration ushaka ko admiringa umuntu bitewe nuko asi inyuma bitewe na vibe ye cyangwa nuko ateye ariko ntibivuze yuko umukunda. Urukundo rwanya rwo ntago ari urwo ngurwo. Ntuzagwe muri depression cyangwa mu gahinda ngo nuko umuntu ufiteho crush yatagukunze cyangwa kubera ko yakweretse geste zimeze ukuntu ukahita uzitiranya ejo yakwereka ko atari byo watekerezaga bikagutesha umutwe bikagutesha umurongo. Okay, hari indi love ya sacrifices aho umuntu yigomwa agashyira ibyo ku ruhande akita ku bandi. Nyankunda no kwibona no mu bavandimwe ugasanga nk'umwana mukuru yitangiye barumuna be arabafasha ibyo abishyira ku ruhande inzozi zazishyira ku ruhande kugira ngo abafashe. Mu by'ukuri umuntu nk'uwo nguwo ukorera sacrifices abandi akunze kubikoresha kugira ngo akontorore abandi. Nagufashije nakwitayeho no mu nshuti zawe bishobora kubaho nakwitayeho nta muntu umwe wari uhari ndakwitangira nkora ibi ngibi kugira ngo ukore ibyo ashaka kugira ngo umugirire impuhwe kugira ngo to get away with their mistakes. Igihe cyose akoze amakosa aho kugira ngo ace bugufi yumve ko yakoze amakosa asabe n'imbabazi akumva ko agomba kubigira urwitwazo ngo nuko yabafashije ngo yarabitangiye ngo sinzi biki kumva no ugomba gufata imyanzuro ya nyuma. No, umuntu ugukunda yagukorera sacrifices ariko n'utagukunda nawe yagukorera sacrifices. Kandi nawe kuba ukora abandi sacrifices ntabwo biguha uburenganzira bwo kugira gute bwo gukontorora abandi. Nawe bakoreye sacrifices ntabwo bivuze yuko uwo muntu mwemera kugukontorora ukora ibyo ashaka igihe cyose ngo ufatirwe mu kagozi nawe ngo nuko yakwitangiye. Be very very careful. Okay, nta muntu umwe ufitiye ideni umuntu niba kugiriye neza agomba kugira neza yumva ko nta kintu akugombwa cyangwa se nta bwishyuha hari kereka mwana bivuganye kereka ari ibintu mwumvikanye. Ni ikintu cy'ingenzi ko ubimenye. Okay, hari indi love abangavu n'ingimbi bakunze kuba confused about. Love yo kubukenya inshuti no kuvuga ngo mu gihe cy'ubwangavu hari abana bagira irungu bitewe n'impamvu nyinshi cyane ntari buvugeho ariko ugasanga nta nshuti agira ku ishuri cyangwa se yagiranye ibibazo n'inshuti ze muri iyi minsi inshuti yari afite baratandukanye ntabwo bakigendana noneho ugahura n'umuntu cyangwa se ugafata ubonye agapfa gufata inshuti ubonye utoraguye ukayigira inshuti yawe ukayitangira kuyigira inshuti yawe ukayibwira utubanga twawe. Akenshi biterwa no kuba ufite irungu nuko wumva uri wenyine kuko abana b'abangavu ku ishuri usanga babona abandi bagenzi babo bari kumwe n'inshuti zabo bari kumwe n'abavandimwe bari kumwe bafite utuntu tw'utugurupe wakisanga ari wenyine. Akenshi rero akunze kwisanga atoraguye wabonye kuko akeneye belonging akeneye umuntu abwira utubanga twe akeneye umuntu abwira agahinda ke akeneye kumva ko nawe ari inshuti akeneye kwereka bagenzi be ko atari wenyine nawe afite abamukunda ugasanga biguteye mu mutego ejo umuntu mu bwibanga ryawe ararimenye aragutamaje mu kigo ejo ugasanga wanze ishuri cyangwa se wanze ikigo urashaka kwiruka ukava muri icyo kigo ugatangira gutsindwa ukaruzinga concentration. Be extremely careful. Love ikurikiyeho ni urukundo rwa desires rw'ibyifuzo. Urukundo rw'ibyifuzo ni urukundo rumeze nka obsession aho umuntu agukunda atanagukunze ngo agakunda ariko akakwirukankaho. Njye nk'urugero ndi gusoma kino gitabo ngeze kuri iyi ngingo nibutse niga mu wa kabiri segonderi hari umwana wankundaga w'umuhungu araza anyicara imbere. Umwana w'umuhungu yigaga areba inyuma njye namwicaraga inyuma yigaga ndeba inyuma areba gutya kugira ngo ajye anyirebera gutya aho ndi kubeshya. Nibaza nk'aho bana iyo bambonye nk'aho kuri YouTube bica no batekereza iki ariko uwo mwana w'umuhungu ndamwibuka yarankundaga cyane ariko nubwo yicaraga areba inyuma yabaga uwa kabiri mu ishuri akagira amanota menshi 90, 80. Yari umuhanga byatari. Bukeye icyo kigo baza kugifunga turatandukana batwoheza mu bigo bitandukanye tujya mu bigo bitandukanye. Ako nyine uko majyanye na bamwe mu banyeshuri twiganaga njye nanjye njya ku kindi kigo nyana n'abandi banyeshuri twiganaga. Ndakubwiza ukuri ko barambwiye bati yarasaze nta kiga asiga abo wanyuma aherekeza abandi
ku gikuta cye aba yanditseho Sandrine Sandrine Sandrine. Iyo love ni love iri confusing, ni love itesha umuntu umutwe, kandi ni love y'ibyifuzo idafite, ntabwo ari love y'ukuri. Nose ko nk'ubwo twiganaga ko atigeze ambwira ko ankunda, nabibonaga gusa muri geste ko ankunda, ariko ntabwo yigeze ambwira ko ankunda. Ariko kuko ukuntu byamutesheje umutwe kugeza igihe umwana wabaga uwa kabiri ahuruduka akaba uwa nyuma, umubyeyi ntabe yamenye ikibazo afite. So izo zose ni love abana bahura nawe zo mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi, zikaba confusing, zikabavana mu murongo. Iyo ntago ari true love. True love izaza mu gihe gikwiriye. Okay, hari indi love abana b'abangavu n'ingimbi bahura nayo, ni love of lust, irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri nta kintu bitwaye, kubera ko twese turi abantu, kandi of course ko umwana aba akuze muri icyo gihe cy'ubwangavu atangira kugira irari, umubiri uba utangira gukora. Irari ni uburyo bwo gukunda umuntu ariko biri sexual, kumva ushaka ko nyine muryamana, cyangwa se nyine irari nyine ry'umubiri, ibyo mvuga murabyumva. So muri iki gihe cy'ubwangavu umuntu uzagukunda, ikintu kizakukwereka ko urukundo agufite atari urwa nyarwo, ari urw'irari ry'umubiri, nuko iyo akwegereye cyangwa se aje abavuga ibintu biri sexual, ashaka kugukoraho, ashaka gukorakora, avuga ibintu ukumva mu magambo avuga nagavuga ngo wenda tugirane future, cyangwa se ndagukunda, ndarangutekerezaho, ahubwo ari muri man ufite ikibuno cyiza, man uri kiyobe, iyo ni love ya lust, ni love y'irari, kandi abana b'ingimbi barabigira. Don't fall for it, don't, and please don't fall for it. Okay, ntago ari byo, iyo ntago ari true love, ni irari ry'umubiri, birashira bigashira, iyo umuhayeho arigendera, ariko ntabwo ari ngombwa kumuhaho. Iyo ntago ari urukundo. Umuntu ugukunda avuga ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ngibyo, ntago aza akwereka uko uteye, uko umubiri wawe umeze, n'ibindi. Love ndi busozo ni love ya infatuation. Iyi love ni love imeze nk'ibisazi, ni handi umwana usanga yemera gusibira kugira ngo agumane na sheri we mu ishuri rimwe. Ni handi usanga umwana ava ku ishuri muri tronkome yarangije kwiga, akagenda akashaka uburyo ahatiriza iwabo, akabatekera imitwe, akagaruka kuri cya kigo kugira ngo akomeze abonane na sheri we. Ni hahandi umukatira agatangira gukubita umuhungu wese ukwegereye, cyangwa se yaba ari n'umukobwa ugasanga atangiye gukubita umukobwa wese atekereza ko muteretana. Ni love y'ibisazi, ni love imeze nka obsession, ni love aba ashaka kugustokinga, kugendaho, amenya aho uri, amenya aho wagiye, amenya utuntu twose akugendaho. Love abana b'abangavu barayigira kubera ko mu mutwe waba yumva atagufite atabaho, atagufite ntiyarya, ntiyaryama, ubuzima bwe burarangiye. Iyo love ni love y'ikinyoma mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi. Iyo love ni love y'ikinyoma, ni love y'ikinyoma, ntabwo iyo ari true love, kandi igihe kizagera ishire igende. Love nyinshi twiyumvamo, feelings nyinshi twiyumvamo tukiri abangavu, tukiri n'ingimbi, irashirika ikagenda, ukagenda nibaza se nari nasaze, ndi ikigoryi nuzuye mu mutwe. So niyo mpamvu you shouldn't fall for it. Love ya nyayo izaza mu gihe gikwiriye, love ya nyayo izaza mu gihe cyayo, kandi nizo uzayimenya. Urukundo rwa nyarwo rutuma wumva uri safe, ruraryoha, rutuma wumva uri safe, rutuma wumva ufite amahoro, umuntu agukunda. Ntabwo ruza ngo wumve umuntu akugendaho nta mahoro ufite, nta protection ufite, nta nubwo aza akuruwe n'irari ry'uko usa n'uko umeze n'uko uteye. Nukura ufite experience ihagije, ufite resources zihagije, umaze kubona isi, ubwonko bwawe bwariyubure, bwarakuze, nibwo uzahura n'urukundo rwa nyarwo ubisobanukiwe, uzi uburyo bwo kumanaginga ibintu. Ariko muri icyo gihe cy'ubwangavu ntabwo uzi uburyo umanagingamo amarangamutima yawe, n'ubwo utekereza ko bizi, ntabwo uzi uburyo utandukanya positive and negative feelings, n'uburyo uzimanagingamo. Ni byiza kurindira gatoya ugakura ho gatoya, nibwo uzamenya gutandukanya ibintu, ukamenya uko bitwara. Ariko kenshi love duhura nazo muri icyo gihe zizakwangiza. Abenshi ntabwo babasha kuzirokoka, usanga nyine ushaka nko kurwara sida cyangwa se ukatwara inda n'ibindi. And you don't have to do that, you don't have to get into that mess, kubera ko you're still young. Igihe cy'ubwangavu ni igihe cyo kwishima, ni igihe cyo kugerageza ibintu byinshi, ni igihe cyo exploringa, ni igihe cyo kurema inshuti, ni igihe cyo kwishima, ukubita hirya hino, ukishimira ubuto bwawe, ugacreatinga memories, ugacreatinga ibihe byiza uzibuka umaze gukura. Ati niga kuri kino kigo nari meze gutya, nabyanaga na bakanaka twakoraga ibi ngibi. Ni igihe cyo exploringa isi no exploringa umubiri wawe, ukamenya uko ukora n'ibintu byose. Ntabwo ari igihe cyo gushukwa ngo ufatirwe mu kagozi, ufatirwe ahantu.
muri cage bakuzingiremo kubera ibintu by'amafuti ngo ni love kandi ejo n'ejo bundi butazanakomezanya. Abo bantu nkubwira ngo yari obsessed nanjye arinda nubwo anatsindwa mu ishuri tumaze gutandukana, nta nubwo nongeye kumubisha na nimero ye, nta nubwo nahura nawe, nta nubwo nzi niyaba 5 years down the road abo bantu bagutesha umutwe nta nubwo muzongera kubona, muzamutakinaziranye. Okay, thank you so much, ndasoreza ngaho.